So navuga yuko namahirwe nagize kubona narabonye umutware mwiza nk'uyu ufite umutima w'Imana. Twahuye mu buryo bw'igitangaza, dukundana mu buryo bw'igitangaza, tubana mu buryo bw'igitangaza, tujyarana mu buryo bw'igitangaza. Ibyo byose ni ibitangaza. Yaje aje mu giterane asanga ndimo ndasemura nkora umurimo wo gusemura abavugabutumwa mu rurimi rutandukanye n'ubwo barimo baravugiramo, ngo yari yicaye ahantu inyuma agiye kubona ngo abona umukobwa mwiza wa shokora ngo wambaye ikanzu ya shokora. Bashizemo n'agakandara mu nda. Umukobwa ukurikiye agakandara ushatse wajya ushyiramo ntacyo kabaye. Noneho ngo agiye kubona ngo abona umukobwa aramurashe. Kimwe namubajije akimbwira bwa mbere iyo story ntise nari nasemuriye ndi. Arambwira nkubwije ukuri, umuvugabutumwa simwibuka, ijambo bigishije ntaryo nibuka umukobwa nabonye. Nkanjye nigeze kubatwaho n'ibiyobyabwenge. Nabatuwemo gute? Burya nta muntu nk'ubiyobyabwenge ngo agere ku kigero cya addiction ngo abikunde. Abatakibikunda ahubwo buri imbaraga zibimukuramo. Ibyago tugira nuko iyo uhuye n'umuntu utazi uburyo yabivamo, adafite n'amakuru uburyo yafasha umuntu, asoza amuciriye urubanza. For me, iyo sanze umuntu uri muri addiction sinshaka kumucira urubanza. Nzi ko biriya buzima nta muntu ujya ubukunda kububamo. Kuko bitangira ari umunyenga, bigasoza ari gutakaza intego y'ubuzima. Buri muntu wese uhura nawe uyu munsi uri muri addiction azakubwira ko atabikunda, ahubwo arashakisha uburyo abivamo, ariko bikanga akabura imbaraga. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Buri munsi twanyarukira no muri press release ya Christ Kingdom Embassy. Ni hano Kimironko twasanze Pastor Tom Vianney Gakumba ari kumwe na Madame we Anita Gakumba. Bafite byinshi byo kutubwira. Hari n'igitaramo barimo gutegura muri minsi, hari na anniversary cyangwa birthday y'urusengero. N'ibiki byose reka tubahe ikaze batwibwire gatoya and then tukomeze n'ibindi biri bukurikireho. Welcome Pastor. Murakoze. BigTown. Thank you so much. What a beautiful name. Izina ryiza cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Turanezerewe kuba mutugezeho. Ni umugisha udasanzwe nkuko mubivuze. Nitwa Tom Gakumba Vianney. Nkabandi kumwe na Anita Gakumba, turi couple. Ariko tukaba turi n'abakozi b'Imana, turaba pastori, dukorana umurimo w'Imana. Tuyoboye itorero rya Christ Kingdom Embassy hano Kimironko. Batahazi ni inyuma ya Freedom House, niho winjira aho ngaho, ni inyuma muri metero nkeya cyane. Imana ibaho umugisha. Thank you sir. Na Madame nawe yatwibwira byaba ari sawa usibye ko introduction yose wayitanze. Ndabasuje, no umugisha udasanzwe kubana namwe. Amazina yanjye ni Anita Ingabire ya Gakumba. Ko ntari nakabuze. Akaba ari wakibagiwe. Yes, nkabandi umufasha w'uyu mutware mwiza Imana yampaye, twaba dukorera Imana aha ku rusengero aho mudusanze Christ Kingdom Embassy Kimironko. Reka tugaruke mu kazi k'umurimo w'Imana, mugakora gute, mufatanyije gute nka pastorine cyangwa bimeze gute? Navuga ngo n'ubuzima busanzwe, ni umuhamagaro, dukorera Imana, nakazi burya gasanzwe. Nubwo abantu akenshi bagatinya, ngira ngo sinzi n'impamvu bagatinya, ariko nkuko ubyuka ujya gutara amakuru, niko natwe tubyuka tujya gukorera Imana, dutegura ijambo ry'Imana, dusenga, twita ku bantu b'Imana, tumenya ubuzima bwabo, imibereho yabo. N'ubuzima busanzwe nkuko abantu babyuka bajya muri business. Nakazi nk'akandi karabura, turategura, tukamenya ubuzima bw'itorero, icyerekezo cy'itorero, mukarundanya umurimo w'Imana kugira ngo ibyo mukora bishobore kuba byagirira abantu umumaro. Rero kuba tunabikorana biranadufasha, kuba twembi turi mu muhamagaro umwe, dukora akazi kamwe, birushaho kutworohera kubera ko tubyumva kimwe. Hari igihe rero bishobora kugorana iyo mutabyumva neza mwembi, ariko navuga ngo kuri twe ni amahirwe cyane ko tubikorana twembi, biratworohera cyane. Yes, mu magambo magufi cyangwa muri in short, mwatubwira history y'urusengero rwa Christ Kingdom Embassy. Yego, urakoze cyane. Amateka y'uru rusengero ni itorero twatangiye, nitwe twaritangiye, rimaze umwaka ritangiye, ariko
ni umuhamagaro Imana yampaye kuva kera nkiri mutoya, ariko sinakwihutira gutangira ko numvaga nkeneye kugomeza nyoborwa n'Imana no kumenya igihe buri Imana ikubwira ikintu ikakubwira icyo uzakora, ariko utekereje no kumenya n'igihe uzagikorera. Buriya rero ikintu iyo gitangiye igihe kitaragera ni nko kubyara umwana utarageza igihe, byaba byose agira igihe cyo kujya muri kuveze niba ariko babyita, cyangwa se muri incubator, kugira ngo ategereze igihe cya ya maturity age igihe izagerera kugira ngo umwana abone kubaho wenyine. So muri 2004 nibwo Imana yatangiye kuvugana nanjye, nari nkiri umuhungu muto cyane. Imana yatangiye kuvugana nanjye ku bijyanye n'umuhamagaro no gukorera Imana. 2007 ni Imana yampaye iyerekwa ritomoye neza ryo gutangira umurimo wa Christ Kingdom Embassy. No, 2017 rather, nibwo Imana yampaye iyerekwa ryagutse, izina ry'itorero, uko tuzaba dukora, nibwo Imana yabimpaye. Nabaga muri ndi torero aho narakuriye, nasengeraga n'abashumba banjye. Bigeze noneho igihe cyo gutangira mbimenyesha abashumba, barabyumva, bafata igihe baransengera, baradusezerera. Mwitorero twari tujya gutangira uyu murimo. Twatangiye tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu muri 2021 na kabiri umwaka ushize. Ubu rero tukaba tugiye kugeza umwaka tubayeho. Nayo mateka magufi, turacyari batoye ariko nanone banini. Yes, murakoze cyane Pastor Vianney. Madamu wawe Anita Gakumba nawe yatubwira gatoya in short love story yanyu n'abakozi b'Imana. Love story yacu ntabwo ubundi igiba in short, ihora iri in long. Kuko ni story ndende ariko yuzuye umugisha, ubuzima, umucyo. So navuga yuko ni amahirwe nagize kuba narabonye umutware mwiza nk'uyu, ufite umutima w'Imana, umukozi w'Imana, kandi umugabo ubayeho for a purpose of the kingdom, ubereyeho intego y'ubwami bw'ijuru. So love story yacu is full of love and life, yuzuye urukundo, yuzuye ubuzima, kandi yuzuye ubuhamya bukomeye bw'iby'Imana yadukoreye. So twahuye mu buryo bw'igitangaza, dukundana mu buryo bw'igitangaza, tubana mu buryo bw'igitangaza. So it's tubyarana mu buryo bw'igitangaza. Ibintu byose ni ibitangaza. Yes, so we love each other. Twamenyanye muri twakundanye muri 2012. No, 2012. Ni imyaka narayibagiwe. Muri 2012 tubana muri 2014. Tukaba tumaranye imyaka 9 dukundana, kandi dushimira Imana cyane. Tubana nk'umugabo n'umugore. Mwahuye mukijijwe mwese cyangwa? Twahuye dukijijwe twembi, buri umwe akorera Imana muri church yabagamo. Ntabwo twasengeraga muri church imwe, mu rusengero rumwe. Yasengeraga muri church ye, nanjye nsengera aho nasengeraga. Ni ukuvuga ngo tuza guhuzwa n'Imana yaje mu giterane umunsi umwe, nk'iki turimo dutegura. Mbega nk'uko mu giterane, niyo mpamvu wowe ukurikiye ngwino mu giterane, you never know. So yaje mu giterane, nk'uko turimo turategura igiterane, aje asanga ndimo ndasemura, nkora umurimo wo gusemura abavugabutumwa mu rurimi rutandukanye n'ubwo barimo baravugiramo. So asanze ndimo ndasemura, iyi ni inkuru nahawe, urumva si jewe byabayeho, ngo yari yicaye ahantu inyuma, agiye kubona ngo abona umukobwa mwiza, urumva wa shokora, ngo wambaye ikanzu ya shokora. Bashizemo n'agakandara mu nda. Umukobwa ukurikiye agakandara ushatse wajyushiramo ntacyo kabaye. Noneho ngo agiye kubona ngo abona umukobwa aramurashe. Ese ubundi babyivugiye byakomeje. Agiye kumva yumva ngo umukobwa aramurashe. Kimwe namubajije akimbwira bwa mbere iyo story, ntise nari nasemuriye ndi. Arambwira nkubwije ukuri, umuvugabutumwa simwibuka,
ijambo bigishije ntaryo nibuka umukobwa nabonye so ntabwo bivuze ko kuba mu nzu y'Imana udakubitwa nyine na love at first sight biri nomo nta cyaha kirimo nagukubita gukubite ariko kurikirane kumenyana ubushake bw'Imana nabyitwaramo gute so nuko twahuye bwa mbere ahera ubwo agerageza gutera intambwe ashakisha ukuntu twahura none nyuma y'iyo myaka yose ngaha turi imbere ya kamera kabyaye undi mwana ubu abana ni bangahe abo fiziko abo tubyara mu mubiri ni babiri abandi n'abana b'Imana yaduhaye muri Christ Kingdom n'ahandi hose ku isi interesting nzabashaka umunsi umwe tuganire birebire ku bijyanye na life isanzwe n'akazi ko gukorera Imana n'ibindi byinshi bitandukanye one time so ubu ngubu reka tumenye ku bijyanye na Fresh Fire Conference iyi ngiyi iteguye gute intego yayo ni ihe maze izabera hehe abatumiwe ni bande urakoze cyane Fresh Fire Conference ni igiterane nk'uko ubivuze turimo dutegura nk'itorero kizatangira itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu kugeza itariki 7 kizamara icyumweru cyose kizagitangira saa 10 z'umugoroba buri munsi twagitumiyemo abakozi b'Imana batandukanye abapastori barimo pastori witwa Bishop Lamek Natukwasa kuva mu gihugu cy'Ubugande twatumiye Pastor Bishop Ntayomba Pastor Stanley Kabanda n'abakozi b'Imana b'ababyeyi hano mu gihugu n'abaririmbyi batandukanye barimo ba Eme w'Imana Krizonda Singwa New Melodies Grace Room Worship Team Josh Ishimwe n'abakozi b'Imana tuzagirana ibihe byiza cyane Rene na Tracy batuzagirana ibihe byiza cyane intego y'iki giterane ni ibintu nka bibiri icyambere nuko kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko atari mu basanzwe bakijijwe ahubwo mu bakijijwe nukugira ngo bongere gushishikarizwa intego yo kubaho k'umwana w'Imana intego kubaho umwana w'Imana ni iki umuriro uri muri twebwe ubuzima buri muri twebwe subwo kwihererana ntago ari ubwo guceceka hari abantu bakeneye kumenya inkuru nziza hari abantu bakeneye gusubizwamo imbaraga hari umuntu uri mu buzima ayobe uburyo yabuvamo akeneye just umuntu baganira akamuha amakuru akamuha n'ubuhamya bwonyine urugero nkanjye nigeze kubatwaho n'ibiyobyabwenge nabatuwemo gute burya nta muntu nk'ubiyobyabwenge ngagera ku kigero cya addiction ngo abikunde abatakibikunda ahubwo buri imbaraga zibimukuramo ibyago tugira nuko iyo uhuye n'umuntu utazi uburyo yabivamo adafite n'amakuru uburyo yafasha umuntu asoza amuciriye urubanza for me iyo sanze umuntu uri muri addiction sinshaka kumucira urubanza niba ari uko nabibayemo nzi ko biriya buzima nta muntu ujya ubukunda kububamo kuko bitangira ari umunyenga bigasoza ari ugutakaza intego y'ubuzima buri muntu wese uhura nawe uyu munsi uri muri addiction azakubwira ko atabikunda ahubwo arashakisha uburyo abivamo ariko bikanga akabura imbaraga twebwe wagerageje kubivamo cyangwa washoboye kubivamo ni jyewe mukandida mwiza wo kuba navugana n'umuntu uri muri ubwo buzima arimo aranyura muri depression ari muri addiction runaka ntazi uburyo yabivamo so ugasanga rero yo ntabizi ncira umuntu iteka nkumva nkaho yakwiye kuba yabikabivuyemo gutyo gusa it doesn't just come like that so dukwiye kureba ko uyu muriro mushya hakwiye kubaho umuriro mushyashya hakwiye kuba yo fresh fire yo gukunda umuntu w'Imana uko yaba ari kose nkaganira nawe nkamwegera ntamuciriye urubanza nkumva yuko ahubwo nkwiye kumukunda kurenza kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni muzi uko muri kose come just as you are so fresh fire niyo kongera kutwibutsa yuko we have a purpose to live for dufite intego yo kubaho kubgayo cyangwa se umugambi wo gusohoza dufite intego yo gusohoza dukwiye kujya kuganira n'abantu b'Imana n'imiryango yacu n'abarumuna bacu n'abashiki bacu twabwira ko hari ubuzima mu Mana hari ubuzima mu Mana so niyo ntego nyamukuru yo tuba twatumiye abakozi b'Imana nk'abo ngabo niba ari abaririmbyi indirimbo yagusubizamo ibyiringiro wari warabuze ibyiringiro niba ari umukozi w'Imana yaguha n'ubuhamya yavugana nawe ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe kuko ikinyamakuru nk'iki ngiki BigTown nta kindi kibereyeho nuko ushobora gutambutsa ijambo rimwe ryanyura hano kuri BigTown ryasubizamo ibyiringiro umuntu uzi ko ibintu bitagishoboka niba mvuganye nawe ngo navuye mu biyobyabwenge uyu munsi ndimo ndakorera Imana ndimo ndakurikira
umuhamagaro w'ubuzima bwanjye nawe birashoboka ukurikiranye ino televiziyo cyangwa ukurikiranye no makuru ushaka kumva warihebye utazi ko umuntu yava mu buzima agahindura ubuzima. Tubonye hano muri uno murimo twatangiye twabonye ubuzima bw'abantu muri uno mwaka umwe gusa umuntu ashobora guhindurirwa ubuzima mu buryo bufatika, hari tangible testimonies, amatemwanyaje afatika bitari mu nkuru gusa. So, bishoboka ko ubuzima bw'abantu bushobora guhinduka. So, turi hano kugira ngo natwe dufatanye n'abandi bakozi Imana yaba ari mu buryo butandukanye tuguhe inkuru nziza yuko ubuzima bushobora guhinduka. Niyo ntego nyamukuru y'iki giterane, gukomeza abantu bari mu Mana ndetse n'abatarageramo bataramenya Imana bashobore kuba baza mu Mana. Imana ibaha umugisha. Yes, ari byinshi birimo kuvugwa mu nsengero cyangwa ahantu hitwa mu nzu z'Imana, discrimination y'abantu bitewe n'ukuntu umuntu ameze, cyangwa uyu ngo ni umukire yicara imbere, umukene akicara inyuma, ugasanga hari service cyangwa hari ibyo abantu basanzwe batabona, ugasanga abakire nibyo babona cyane mu nsengero. Hano bimeze gute? My God, Bakti, ngira ngo unyemerere mvuge kino kintu. Burya izina ni ryo muntu. Izina ni ryo muntu. Hano twitwa Christ Ambassadors. Christ Kingdom Ambassadors. Abambasaderi b'ubwami bwa Kristo. Buri muntu wese uri ahangaha ni umwambasaderi. Umuntu wese winjira hano atorezwa no ashishikarizwa kumenya icyo Imana yamugize cyo. Ntabwo itora ryo rikugira icyo Imana yakugize cyo. Imana niyo yakumaze kukikugira cyo, ahubwo hano mu itora nukuza kuba icyo ngicyo cy'Imana yari yaragambiriye. Kugomba kuba icyo ngicyo. Icyo ndicyo ntabwo nkigirwa n'amafaranga ntuze. Icyo Imana yangize cyo nta nubwo nkigirwa n'amashuri nize. Urumva? Muzi y'Imana niho hakwiye kugaragarira uburinganire. Yego? Yes. Ariko nanone ntabwo bikwiye ko ntakwiye Bibiliya ivuga ngo abo kubaha mu bubahe. Kubaha rero ni iki? Nubaha umuntu wese ntashingiye kuri status ye, ntashingiye kuri financial status, ntashingiye kuri education status, ahubwo shingiye ko Imana yamugize umwana wayo. Uri umwana wayo regardless. Whether the church believes or doesn't believe, whether people believe it, Christ believes in you. Imana ikubelivingamo nk'umwambasaderi. So, Imana imbona nk'uhagarariye ijuru. Imana ikakubonamo nk'uhagarariye ijuru. So, ntitaye ku bukire, ntitaye ku mashuri, ntitaye ku kihagararo n'ikigaragara, twese turabambasaderi. Hano navuga ngo izina ni ryo muntu. Buri muntu wese ahawe ikaze nk'umwambasada hano muri Christ Kingdom Embassy. Yes, reka naza kuba twara umwanya muremure, ariko Pastor Anita nawe sinzi nimba ari cyo ashaka gusorezaho. Urakoze cyane Bakti. Icyo nasorezaho ni ugutumira abantu muri iki giterane. Pastor Tom yaramaze kuvuga kizaba kuva tariki ya mbere kugeza kuri tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Iyi minsi tuzaba turimo gutangira kuva saa 10 z'umugoroba. Nkaba nifuza gutumira buri muntu wese, ntabwo ari igiterane cy'abarokore, ni igiterane cy'abantu bose. Yes. Urushye, uremerewe, wumva atazi what to do, nituze twese hamwe ku birenge bya Kristo. Kuko iki giterane gifite insanganyamatsiko zivuga ngo the same power. Izo mbaraga zakizaga, izo mbaraga zabuhuraga, izo mbaraga twabonanye Kristo ziracyari mu kazi, zirimo zirakora. Ushobora kuba icyo ucamo gitandukanye n'icundi arimo aracamo, n'icyo ndimo ndacamo, turimo turacamo ibintu bitandukanye, ariko the same power, izo mbaraga zishobora gusanga buri muntu wese aho ari bitewe n'ukuntu Imana muziranye n'uburyo ubanye nayo. Rero ndagira ngo ntumire buri muntu wese, atari abarokore gusa, abakizwa gusa, abajya mu rusengero gusa, abidini runaka gusa, oya, ni icyacu twese. Wabukurikiye uri hano muri Kigali uhawe ikaze ni Kimironko. Utari Kigali tuzaba turi live kuri YouTube channel yacu yitwa GTV Rwanda. Ushobora gukanda kuri GTV Rwanda kuri YouTube ugakurikira bitewe n'ahuriye abari muri diaspora, abari mu ntara badashoboye kuza physically, ibi byose mwabikurikira online. Umwami abaho umugisha kandi Bakti nawe ntuzahabure. Yo yatangiye natangiye. So thank you so much. Ngira ngo tuzashaka time tuze kuganira byinshi kuko mufite content nyinshi cyane mwasangiza abantu hano hanze, ugasanga gahunda zirimo kugenda neza. Ikibazo cyanjye cya nyuma tunasoza ikino kiganiro, muri
muri iyi minsi hajemo abapasita benshi barimo kwigisha byinshi bitandukanye, ariko ugasanga abandi barimo no kubeshya, bakabeshya ko barimo gukoresha imbaraga z'Imana cyangwa ijambo ry'Imana. Ese ababukuri n'ababeshi tuzabatandukanya gute, tuzabamenya gute? Kandi ikindi ibingibi birimo gutera ko iyi new generation y'abano bana bakiri batoya benshi mu myaka iri imbere urebeye kure ntabwo bazajya bajya gusenga, ntabwo bazamenya insengero. Ibingibi se bizaba bimeze gute mwamwe nk'abakozi b'Imana? Mutangiriye mu gutandukanya hagati y'abapastor, fake pastors cyangwa ababwira ubutumwa bw'Imana ariko bakabeshya, abandi bakavugisha ukuri, tuzabamenya gute? Reka wenda ngire ikintu mvuga gato kugira ngo pastor aze kudusorezaho. Nifuje kuvuga mbere ye, ni ukuvuga ngo aho kuri icyo ngicyo ndumva reka duse nk'aho duhera hasi gato kuri foundation y'ibintu. Twishizemo muri kiremwa muntu ko ibintu byose by'isi birashaka umwanya minus ibintu by'Imana. Turashaka kumenya ibintu tutahaye umwanya. Ni ukuvuga ngo niba ari ukujya ku ishuri, umwana umuhera akiri hasi akajya ku ishuri nasari akazamuka kuko urimo urarwana no kugira ubumenyi bwe, urimo urarwana na future ye, urimo urarwana na authenticity ya information ari bukure azi y'ubuzima. Ariko byagera kuri side yo kumenya iby'Imana tukumva ko umupasiteri niba atubwije ukuri cyangwa atatubwije ukuri twabibwirwa, wahita ubimenya ku kanya. Ibi bintu by'umwuka bimenywa n'abari mu mwuka. That's right. Biragusaba kugira ngo ufate time yawe, ugire iyo spirit ya discernment, uhishurirwa cyangwa se umwuka wundi niwe ufite. Reka mbivuge mu rurimi rworoheje twe kubijyana mu mwuka cyane. Umwuka wawe harimo smack ibasha gukurura neza ibyo umuntu akora biri byo ubutumwa kubwiye ko ari bwo cyangwa atari bwo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi impamvu dushukwa tukajya mu nzira zitari zo kubera ko umuntu yavuze ngo Imana yavuze, probably Imana itanavuze. Ni ukubera yuko ntago muri wowe ufitemo iyo capacity yo kuvumbura ko ibi bintu bavuga ari byo cyangwa atari byo. So capacity tuyibwirwa n'iki? Ni ukugira umwanya wo kujya mu ijambo ry'Imana ukamenya ijambo ry'Imana rivuga iki. Ese umuntu avuze ikintu gihabanye n'ijambo ry'Imana urabimenya, kuko niho ubimenyera, ubisuzumisha ijambo ry'Imana. Ijambo iyo ritakurimo ntabwo ushobora kumenya ko ibyo tuvuge pastor Bakti avuga ari byo cyangwa ibyo pastor Tom avuga atari byo. Ubibwirwa n'iki? Nuko hari ikiri muri wowe gisuzuma icyo pastor runaka avuze. Ni ukuvuga ngo bottom line y'ibintu byose dufata umwanya mu ijambo ry'Imana, niryo rizadufasha hamwe n'umwuka w'Imana kumenya ko ibyo pastor runaka avuga ari byo cyangwa nimba atari byo. Ufite reference ni ijambo ry'Imana. Imana Yesu ajya kugenda yasize package yose ayiduhaye, arangije abwira intumwa ze ngo ibyo nababwiye byose ngo umwuka wera azabibibutsa. Ni ukuvuga ngo dufite icyo Imana ivuga kiri muri maniyo y'ijambo ry'Imana. Iteka iyo tugiye hanze y'ibingibi ni ideas z'abantu, ibi ni idea nziza umuntu azanye, ni just hari ukuntu yatekereje neza, ariko it's not the idea of God. Idea y'Imana yanditse mu ijambo ry'Imana, niho honyine twakwirifaringa kugira ngo tumenye niba umuntu koko ahagaze mu ijambo ry'Imana ibyo akubwiye kugira ngo ubyemere. So umwuka w'Imana uri muri wowe niwe ubasha guconnectinga n'iriya myuka bariya bose babamo kugira ngo umenye niba ari umwuka w'Imana umuvugishije cyangwa atari umwuka w'Imana umuvugishije. Okay, icyo cyanyuma cya young generation kutajya mu nsengero iminsi imbere bizaba bimeze gute? Kuri young generation kuba batajya mu rusengero uyu munsi, of course kuba uyu munsi dufite ama YouTube channel atandukanye n'ubutumwa butandukanye biri ahantu hose, biri ku muntu ku giti cye gucuzinga nimba koko acuzinga guterana gutya. Ariko ukurikije ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana yavuga ngo uko iminsi igenda yegera aba ariko murushaho guterana kwera. Ni ukuvuga ngo icyo turimo turabona uyu munsi ni urusengero cyangwa se ni itorero rya Kristo ririmo kuba influenced na time cyangwa se season isibayemo. That's right. Kandi siko bigomba kumera, ahubwo Imana yaduhaye ubushobozi bw'influencinga. Ni ukuvuga ngo amahitamo abari mu biganza byawe. Ushobora guhitamo kuba influenced cyangwa kuba an influencer. So both
biba biri mu biganza byawe. Of course ntago navuga ngo biteye impungenge kuko social media iradufasha. Niyo mpamvu uyu munsi twicaye muri Christ Kingdom ukabukurikiye. Izi ni imbaraga za social media. Ntago twari gusenga gusa ngo hanyuma mwege mubone ubutumwa, no, hagomba kuba bakti ahaguruke asettinge kamera tugire time yo kuva. Nuvuga ngo social media is good, ariko ni twebwe duhitamo uburyo social media ishobora kugira positive impact cyangwa se impact nziza kandi tutavuye ku ijambo ry'Imana. So ndagaruka ku cijambo iritubwira riravuga ngo uko iminsi igenda irushaho kugenda aba ariko abera barushaho guterana kwera. Reka turushaho guterana kwera, hari imbaraga mu kuba hamwe no gusengera hamwe. Thank you so much. Ndumva ngira ngo anabisubije, sinzi ko hari n'ibindi bigende n'ibyo rwose. Nje nzafata time tuze kuganira, hari byinshi mwakwigisha abantu, hari byinshi mwafungura, hari byinshi twaganira kandi bifite inyungu abantu benshi. So thank you so much for your time. Iyi ni BigTown TV. Don't forget to subscribe. Ugume angaho, gahunda zo ni nyinshi cyane.